Deka nongere nk'ikaze nongere nkwifurize kugubwa neza we tubana buri munsi mu biganiro bitandukanye by'umwihariko wakanze subscribe kuri Philox TV show usiga commentaire wowe kandi like ndetse nawe wibuka gusharinga video nk'izi ngizi ku bantu bawe bakunda story nk'izi ngizi zigaruka kuri showbiz nkuko umaze kuyibona kuri title y'ikiganiro itumye ukanda kuri iyi video kugira ngo uyirebe. Ndagira ngo tugaruke ku ba star batandukanye by'umwihariko bari kugarukaho kuri uno munsi. Ushaka kwibaza uti no kubera iki bari kugarukaho? Ni nyuma yuko bagaragaye mu nama y'umushyikirano yarimo abayobozi benshi batandukanye. Ni inama y'igihugu maze kubimenyera. Ndaza kugaruka kuri Bruce Melody ndetse no bita Fally Merci kugeza kuri uno munsi. Hari byinshi byakomeje kuba binini cyane ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, benshi batangira kubagarukaho bitewe n'ibyo bahavugiye cyangwa se n'ibyo batangarije imbere y'umukuru w'igihugu. Ni byinshi cyane byakomeje gukomera ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye zirimo TikTok, Facebook, Instagram ndetse n'ahandi henshi ushobora gukura inkuru mu buryo bw'amajwi cyangwa se bw'amashusho. Ngiye muri kumva kuri mikoro ni Philox umwana w'umuntu. Hari cyo musaba ni kimwe gusa, no gukanda subscribe ubundi ugasiga commentaire yawe tukajya tubana buri munsi. Reka mwikaze muri ubu buryo nze tuganira byinshi birambuye bijyanye n'iyi nkuru maze kuguhamo ikaze. Nkuko nari maze kubikubwira maze kubikunyuramo mu ncama kiragira ngo tugaruke kuri iyi nkuru. Nimwe mu nkuru zabaye nini cyane wabibonye, niba ukunda gukoresha X, niba ukunda gukoresha TikTok, Facebook ndetse na Instagram, nubwo hasa nkaho haciyemo iminsi. Murabyibuka yuko minsi yashize nibwo habaye inama y'umushyikirano yahuje abayobozi benshi batandukanye, by'umwihariko hakaba harimo perezida w'igihugu cy'u Rwanda bari we mushyitsi mukuru cyangwa se niwe uba uyiyoboye. Iriya nama niyitanga umurongo ngenderwaho igihugu kiba kigomba kugenderaho umwaka wose. Benshi nabonye bigarukaho bavuga bati ese no kubera icyo bita Bruce Melody yayigaragaye mu benshi bati ni uburyo hano mu gihugu cy'u Rwanda leta ndetse n'ubuyobozi busigaye buha agaciro gakomeye cyitwa umuziki cyangwa se umuhanzi muri rusange. Ariko icyo wamenya cyo buri nama yenda kuba hajya habaho icyo twakita nk'igenzura cyangwa se kubanza kureba ibibazo by'ingenzi biri mu baturage cyangwa se biri muri public cyangwa se bimaze kuba binini cyane, ubundi bikaba biri mu ngingo cyangwa se bikaza ku murongo w'ibyigwaho bikanashakirwa igisubizo imbere y'umukuru w'igihugu ndetse n'abayobozi batandukanye bamufasha kuyobora igihugu. Mu byibuke neza mu minsi yashizeho bita ntabwo uribuze kumentioninga izina rye gusa, ariko murabyibuka ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ni inkuru yari yabaye nini cyane. Murabyibuka umwana w'umukobwa yari wavuze ko urubyiruko rw'igihugu cy'u Rwanda rukennye. Byahereye aho ngaho biza kwisangamo abayobozi benshi batandukanye, biva mu bayobozi bigera no mu baturage, baza guhuriza ku kintu kivuga yuko benshi mu rubyiruko hano mu gihugu cy'u Rwanda hari ibyo bakabaye babyaza inyungu cyangwa se bakabaye bakuramo amafaranga, ariko bisa nkaho bidakunda. Benshi bahise bahuriza ku kintu kijyanye n'imbuga nkoranyambaga dukoresha hano mu gihugu cy'u Rwanda. Benshi bavuze yuko tubaye dufite imbuga nkoranyambaga ziri monetize cyangwa se tubasha kwinjizaho amafaranga nk'ibindi bihugu bitandukanye tuzi, byaba ari byiza cyane cyangwa se byafasha urubyiruko rw'igihugu cy'u Rwanda kugira ngo binjize amafaranga. Naho nkurikiranye muri aka kanya urabizi ko imbuga zirimo TikTok, imbuga zirimo Facebook hano mu gihugu cy'u Rwanda bisa nkaho bigoye cyangwa se bisa nkaho n'abinjiza ntabwo binjiza ku rwego rw'ibindi bihugu. Ibyo ni ibintu dusanzwe tuzi, ni n'ingingo yabaye nini cyane twagiye tuyigarukaho mu bihe bitandukanye. Benshi rero bakigaruka kuri icyo kintu leta ibiri aho ngaho iri kubireba cyangwa se iri kubyigaho. Rero kugira ngo Bruce Melody tumubone kuri rapano, tumubone hariya ari kumwe n'abayobozi batandukanye, ari kumwe n'ubita Scovia, ari kumwe n'umuvugizi wa guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda bita Uwera Jean Maurice, nta yindi mpamvu bisa nkaho byahuriranye n'uburyo bwo kubyaza umusaruro imbuga nkoranyambaga ndetse n'ikijyanye n'ubuhanzi yewe na social media cyangwa se entertainment muri rusange hano mu gihugu cy'u Rwanda. Gusa ariko nkuriya twigarukire ku magambo yakomeje kuba manini. Uyu ngo bita Bruce Melody yaserutse neza cyane, mwarabibonye cyangwa se mwabonye izo video zitandukanye, ariko kugeza kuri uno munsi ndagira ngo tugaruke ku kintu gisa nkaho gikomeye. Murabyibuka Element yigeze kugaragara imbere y'umukuru w'igihugu aza kugira ibyo asobanura, nubwo bamwe batabyakiriye neza, nubwo abandi bavuze yuko ntacyo bitwaye. Bruce Melody wagize chance yo kujya imbere y'umukuru w'igihugu akagira n'ibyo atangaza. Yasabiye urubyiruko hano mu gihugu cy'u Rwanda yuko imbuga nkoranyambaga zaba monetize cyangwa se babafasha kumonetiza izi mbuga zitandukanye kugira ngo babashe kwinjiza ayo mafaranga cyangwa se babashe kubona income cyangwa se inyungu zituruka mu byo bakora cyangwa se mu byo batakaza cyangwa se mu mbaraga bashyira kuri zirambuga. Murabyizi neza yuko hano mu gihugu cy'u Rwanda iby'imbuga byo ntago ari ibintu njya gutinda. Bruce Melody yabisobanuye neza imbere y'umukuru w'igihugu, avuga yuko hano mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo ubashe kwinjiza amafaranga ku mbuga nkoranyambaga bisaba kwiyitirira cyangwa se gutira ubwene igihugu bw'abandi. Murabizi babashije gukoresha imbuga nkoranyambaga zabo zirimo YouTube kugira ngo ubone icyo bita monetize, bisaba ko uhindura
kubura location ukaba wakoresha ikindi gihugu kibyemerewe. Ibyo ni ibintu dusanzwe tuzi twese. Rero Bruce Melody yaje gutambutsa icyo cyifuzo cye cyane ko yanaganira no kuzina ingingo zitandukanye kijyanye n'umuziki ndetse n'iterambere muri rusange rijyanye n'ibyo bakora. Gusa ariko perezida yaje kubigarukaho ndetse yanabishimangira yuko ari ikibazo kigomba gushyirwa mu bikorwa. Mwarabonye ahati ibibazo minisita mubaza ati ese turasabwa iki, twakora iki kugira ngo ibyo ngibyo tubashe kubigeraho. Aramubwira ati hari ibyo twagombaga gukora ibijyanye na payment process cyangwa se uburyo bagomba kutwishyura mu byo twarabikoze, ikijyanye na tax twarabisoje. Ibyo byose bisa nkaho biri ku murongo, ahubwo ikibazo gihari n'uburyo tugomba gukonveka amakampani manini cyangwa se ama business manini hano mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo babashe gukorana na YouTube cyangwa se na Google muri rusange kugira ngo tubashe kubona ama ads agarutse hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni intego yabaye ni topic yabaye nini cyane hariya, mwabonye uburyo bayihaye attention. Gusa ariko mu nkundire singiye kujya kure icyo turi buganireho kuri uno munsi. Bruce Melody akimara kubivuga ni ibintu ubona ko byahise bitangira kuba binini ku mbuga nkoranyambaga, abantu barabyandika baratangira bavuga bati artiste hano Bruce Melody aduhagarariye neza, icyakoze ni cyiza uburyo agaragaje yuko urwo rubyiruko rufite inyota, abo bahanzi n'abandi benshi batandukanye n'ibintu abantu benshi bashimye kuri Bruce Melody we. Ibyo nashaka kugarukaho kuri uno munsi uburyo abantu babyishimiye byo ni byinshi. Nkundira ariko duskiping tugere ko bita Fahim Mercy, muramuzi neza cyane, n'umwe mu basore bahagaze neza cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda binyuze mu rwenya. Ni umuhanga, akora icyo bita Genesis Comedy, yise iseka rusange. Ni umuhanga pe, ntago najya kubitindaho cyangwa se ngo mbice ku ruhande. Ubushobozi bwe murabuzi, kuzamura impano, kuzana abastari batandukanye mu cyo yise Meet Me Tonight hari muri Genesis Comedy. Twagiye tubona harimo ba Kenisi Mutabaruka, Israel Mbonyi n'abandi benshi batandukanye, harimo n'umuvugizi wa Ribo bitamurangira Bitseri n'abandi benshi cyane. Murabizi n'abastari benshi baza nabo hanze y'igihugu cy'u Rwanda, Uganda, Tanzania, Kenya, Nigeria, bose bakunze kuza muri Genesis Comedy. Gusa ariko uwo bita Fahim Mercy we ntago yarari imbere hara kuri pano, ariko we ni umwe mu babashije gushyikira cyangwa se gufata mu biganza microphone agira icyo atangaza imbere y'umukuru w'igihugu. Yamubwiye yuko icyo bita iseka rusange ryamaze kujya muri gahunda y'umujyi, aho bagira siporo rusange bakagira n'ibindi byinshi bitandukanye. Yasabye perezida yuko yazaza mu iseka rusange cyangwa se mu cyo bise Genesis Comedy. Benshi bakimara kubibona mwarabibonye uburyo byabaye binini cyane ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Bamwe bati ese byakunda, ese byashoboka twabona perezida w'igihugu cyacu muri Genesis yicaye ari kuganira n'abajene, cyangwa se niyo yaza aruje kwirira vibe akaba ari aho ngaho gutyo. Gusa benshi basa nkaho batabyakiriye neza, bavuga bati aho biragoye, ariko abandi bati uwo bita Fahim Mercy n'undi abitangira amagambo yari menshi cyane, abamuca intege bahari umunsi ku munsi. Ariko uko bwagiye bucya bukira yagiye abigeraho kugeza kuri uno munsi. Ari gukorana n'umujyi wa Kigali, ari gukorana n'amakompanyi akomeye, ari kugira ibintu ku rundi rwego. Mwarabibonye mu mpera z'umwaka wa 2025 twenda kwinjira mu minsi mikuru, uburyo Genesis Comedy ahantu yabereye wabonaga yuko ari gahunda ikomeye cyane. Yari no muri gahunda y'umujyi wa Kigali nkuko nabigarutseho, ndetse nuko nawe uwo bita Fahim Mercy nawe yabyigarukiyeho. Perezida ni icyo cyifuzo bita Fahim Mercy yamuhaye, aravuga ati nakwifuza cyangwa se byadushimisha witabiriye n'iseka rusange nkuko ujya ubikora, ukaza muri siporo rusange. Tujya tukubona muri ka free zone uri kumwe n'abajene ndetse n'abaturage muri rusange muri gukora agasiporo. Natwe turagutumiye uzahagere, uzaze utubracing. Benshi babivuzeho byinshi bitandukanye, sinshaka kubyinjiramo, ariko ngiye nibanze kugaruka kuri aba basore bacu babiri bo muri showbiz hano mu gihugu cy'u Rwanda, batambukishije cyangwa se babashije guhagararira abandi imbere ya perezida w'igihugu cy'u Rwanda, bagira ibyo bamubwira ndetse bagira n'ibyo batangaza. Ubona ko byatangiye no kugira impact nziza cyane. Ngarutse ko bita Bruce urayibonye na His Excellency w'ubwite yabigarutse avuga ati mureke gato mbarogoye. Ndagira ngo tugaruke ku cyo Bruce avuze. Bruce Melody mwarabonye kuri Instagram yaraje arapostinga aravuga ati ni icyubahiro, ni ibintu bikomeye cyane kumva perezida w'igihugu cy'u Rwanda wo dufata nk'intwari yacu amentioning izina ryanjye. Ati ni ikintu gikomeye cyane, usibye kumusuza no kugira ute iki ni ikindi kintu ngomba kwishimira cyangwa se nindi achievement mu buzima bwanjye. Gusa ariko naguri bize gutinda kuri abastari, ndaza wenda gusoreza ko bita Mutesi Scovia, muramuzi, numwe mu banyamakuru bakomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Kugeza kuri no munsi nkeka yuko
uramutse uvuze ko ari we wa mbere ntabwo waba ugiye kure y'ukuri, nubwo benshi batabyumva kimwe, wenda binatandukanye yuko baba mu bisata bitandukanye. Gusa ariko iyo tugeze kuri kote yo muri politike, ni umunyamakuru w'umuhanga cyane, agira inkuru nyinshi ziryoshye cyangwa se nziza, akaba n'umuyobozi wa RMC murabizi, akaba ari nawe washinze mama Urwagasabo. Mwarabibonye imbere ya His Excellence yabigarutse avuga ati ni cyubahiro, naranabikoreye we, naranabirwaniye, kuba nicaye hano ni imbaraga zanjye nakoresheje, ibyo mwarabibonye. Uyu rero bita Mutesi Scovia, umwe mu banyamakuru beza b'abahanga kugeza kuri uno munsi, nawe n'umwe mu bantu bagize ibyo batangaza byinshi bitandukanye, aganiriza abari bitabiriye inama y'umushyikirano, mwarabibonye neza cyane. Nawe n'umwe mu bantu bagize byinshi batangaza, ndetse nawe yagarutse ku kijyanye na monetize, avuga yuko nawe ari umwe mu bantu babikeneye cyane, yuko akoresha imbuga nkoranyambaga, agira televiziyo, ibyo ni ibintu tuzi. Nawe yagarutse avuga ati nanjye ni ikintu nkeneye, muzabyigaho cyangwa se muzabiha umurongo, ubundi umwaka utaha tuzagaruke hano dushima cyangwa se ibyagezweho, cyangwa se tugaruka tuvuga tuti icyo twaganiriyeho umwaka ushize kugeza kuri uno munsi kimeze fresh. Nabo basitari nagira ngo tugaruke bitabiriye inama y'umushyikirano, harimo bita Bruce Melody, Fally Merci ndetse no bita Mutesi Scovia, abo murabazi neza cyane. Reka nkushimire, icyo nakubwira cyo kanda subscribe, usige commentaire yawe, tujye tubana buri munsi ibiganiro bitandukanye. Nkwibutsa yuko ngiye buri kumva kuri mikoro ni Philox Aime, umwana w'umuntu. Reka tubane ku zindi mbuga nkoranyambaga zitandukanye zirimo Facebook, Instagram, TikTok ndetse n'ahandi henshi hatandukanye. Ibiganiro nk'ingibi byo n'ahandi ubisanga ni hano kuri YouTube channel yanyu Philox TV Show. Muri Felicien Auto Spare Part tubafitiye ibikoresho by'ubwoko bwose, cyane cyane ku modoka zizwi nka Hyundai cyangwa se imodoka z'amakia. Akarusho nuko kubadutumye ibikoresho mu gihe cy'ukwezi kumwe biba bigushyitseho, ndetse n'abandi bagurisha cyangwa bakagura imodoka z'ubwoko bwose twabatekerejeho. Waba ufite ikibazo cy'BS, aho ntabwo nibagiwe kukubwira ko iyo uguze PS muri Felicien Auto Spare Part tugufitiye igaraje ry'icyitegererezo, ari ryo bita Two System Auto Korea Garage. Kandi akarusho iyo uguze PS tuguhereza garanti. Felicien Auto Spare Part, igisubizo kuri mwebwe mufite imodoka zananiranye.